izina rya Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Imana ibigende dukorera. Kushukuru Mungu anaenda kututendea ubushake bwayo. Katika kupumua ni mapenzi yake. Ni habichubahiro. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Dusoma amagambo y'Imana. Soma maneno ya Mungu. Yoneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ikana ndani ya kitabu cha Ufunuo. Sura ya kwanza. Kianzia mstari wa 2. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Biva no ku myuka irindwi imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ariwe mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka n'utwara abami bose bo mu isi udukunda kandi watwereshejeho ibyaha byacu. Amaraso ye aduhindurira abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amaboko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, ihoraho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niwe ushoboye byose, niwe Mwungeri w'amahanga, niho mushumba uragira mwuzuye, niwe uduhereza ibyo kurya. Muri aya magambo winugaburire imitima yacu, utubabarire ibicumuro byacu, n'abandi bagucumuyeho ubababarire. Uzugaburire buri wese, ugendagende muri aya materaniro, Umwuka w'Imana uze utugote. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Mwashobora kwicara. Naweza keti. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ntabwo dufite byinshi byo kuvugana namwe. Tuna mengi ya kuzungumza nanyi. Ko ibyinshi twabyumvise. Mengi tuliyasikia. Kandi dushimiye Imana yabikoze. Tunashukuru Mungu izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Kandi nezererwa cyane kuko itugaburira. Nafurahia wakwana tupatia chakula. Duhereza ibyo kurya by'igihe. Tupatia chakula cha wakati. Duhaye abakozi nihabwe icyubahiro. Duhaye ijambo ndayishimira. Yaduhaye ho kuba turi kugeza uyu munsi, tukagiraho kwikinga mu ijambo ryayo. Izina ryayo nihabwe icyubahiro. Benshi barabishatse barabibonye, twebwe ntacyo twatanze, nta n'icyo twakoze, ariko icyo Yesu yakoze cyatumye duhabwa ijambo. Nimumfashe tuyihimbaze. Izina ry'iyo Mana yacu rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Twicaye turasoma ahandi igitabo cy'Abakolosayi, ibice 3, duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 17. Niba hari mwene data wabahaye abonye yashobora gusoma. Araba nk'amagambo maremare ariko muri kuko nibyo kurya byacu. Turasoma byinshi ariko turavuga hari waba yahabonye. Ahereye ku murongo wa mbere ku bice 3 by'Abakolosayi arageza ku murongo wa 17. Mstari wa kwanza ya sura 3 tufika hadi 17. Amen.
mwarazuranye no kurigira kuligira n'imyifurize yose usikuti amen. Uriyicaye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turaganira amagambo agira ati tuzungumza maneno yanasema guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi, patia dhamani kazi ya ukombozi, guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi, patia dhamani kazi ya ukombozi, guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi, patia dhamani kazi ya ukombozi. Twebwe iwacu dukora iby'Imana idutegetse. Sisi kwetu tunatenda yale Mungu anatuamuru. Ntabwo tuzabwira umuntu ngo vuga ngo amin. Tutambia mtu sema eti amin. Kubera amina yo ndakubwira ngo uyivuge. Kwa alikwambia sema amin. Yagahato ntaco wumvise. Birakumarira iki? Niumva hari ijambo rikugiriye umumaro. Urishireho amen. Niumva ko hari ijambo rirakiza ubugingo bwawe. Nawe uryakirane amen. Niumva ko ritagufitiye akamaro uricecekere. Nubona ko ijambo ari ukuri uryemere ko ari ukuri. Nubona ko ari iry'ukuri uryihorere. Ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana niryo riduhamiriza. Twebwe nta bundi buhamya twabona. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira natwe tugakora. Ntabwo ijambo ry'Imana ryatubwira ngo natwe tuvuge, ahubwo riratubwira, ryamara kutubwira tugakora.
rero nukora iby'ijambo kitenda bya neno kuzahumvisha iby'ijambo ryawe utakunasikia ntabwo tubwiriza ibyo umuntu yakoze tubwiriza ibyo Imana yadutumye tubwiriza ibyo Imana iduhaye kandi iyo Imana itakwemereye hari igihe ugera hano ibyo wateguye weho ukavuga ngo ndasoma muri Yohana Imana ikanga ngo jya gusoma mu Tangiriro usome ndani ya Mwanzo. je ndajimaga n'Imana Nimetabisha na Mungu ateko uzagira umuntu n'umwe sikuwe mtu tamu moja usitazwa n'ijambo ry'Imana akwaye juu ya neno la Mungu. iyo waraye simpazi nansi yo naraye simuhazi ariko ndaho naraye narindi gusaba Imana ngo uyu munsi dukeneye ibyo kurya uri kubona ko ngwiriye haba ngwiriye kujana iyo kukiri ngaho wewe bakora umurimo nawe fanya kazi je ntacyo nshoboye ariko dukeneye ibyo kurya nibuze ko ari ibyo uriho bitanga bigabura ariko ntabwo ndabihereza umuntu mu mutima we ndakubera mikoro ariko wowe wivugira umubyeyi ashobora guteka abandi bakumva harimo umunyu mwinshi abandi bakumva byaketse abandi bakumva harimo ibitahiye ukumva wanabikubwira umubyeyi wabo ngo tubonyemo ibuye ngo twumvishije ngo biri gukucuka ngo twumvishije ngo harimo umunyu mwinshi ariko senyerewe iyo agabuye akubwira ibyawe ku ruhande rwawe akakubwira ngo burya ngo bari kuvuga mweho bireba ibyo bari kuvuga mweho bireba ibyo bari kuvuga ni ibyawe nawe wabyumva uri kumvikana nawe ku gutwi kwawe ari kubikongorera byo ntabwo bizi ukavuga ngo senyerewe aho nacumuye nata tugiye kuganira guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi damani kazi ya ukombozi ntabyo dufite sisi hatuna Imana niyo ifite Mungu ndiye ana ushobora no kuba umuntu akubwiye unaweza kusikia mtu anakuambia buri kimana uko mpumbavu none si mfite ubwenge kweli na yakini Imana atari ifite ubwenge kandi yo yaremye ijuru n'isi ikarema n'abantu ikarema inyanja ikarema umuyaga ikarema izuba ikarema ukwezi ku buryo nta n'ibyo ntashobora kuri ibyo byose ubwenge ntabukurane hekima iko wapi? Imana niyo mugabo kandi Imana niyo mukozi w'umuhanga rero ntacyo maze kuko Imana niyo ifite ikimaze icyo nshoboye kuba nakora ntashobora kubaza intebe ariko nawe waje kwireba wayongamo amakosa ntashobora kubuza amatafari ugasanga nabwo bwahendana ariko Imana yo iyo iragutengeneza igasiga amanenge y'ufite Imana yakugezeho iragutengeneza ikagutunganya ikakubwira iki uku niko ukwiye guhagarara iyi mibereho igukwiriye kugira ngo nuyiruramo nawe ntuzajya muri cya gihugu uzagihindukemo nta nenge y'ufite ariko ibyo umuntu yakora byose biba bifite inenge ibyo Imana ikora nibyo bitunganya ariko Imana rero itunaguza ijambo ryayo tubwira guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi twari abo gupfa twari abo kurimbuka ariko Imana iritegereza iravuga ngo uriya muntu ntabwo yapfa ariko n'ubundi kugira ngo akire hari ugomba gupfa Imana itunganya ubucunguzi Mungu anaandaa ukombozi ntawe wifashije ntawe uyigiriye inama yo irabireba ibona ko dukwiriye gucunguza uwo murimo rero wabaye igorogota tuwuhesha agaciro tupatie damani se murabyemeye wewe mnabikubali guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi damani kazi ya ukombozi aho mwene data yarageze na bane tuwe ko nafikia hapo kuganira ngo guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi damani kazi ya ukombozi nuko rero nuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi damani kazi ya ukombozi nuko rero nuko bikwiriye kama vile mnastahili intore z'Imana zera wateule wa Mungu kandi zikundwa na wapendwa mwambare umutima w'imbabazi
Jivikeni moyo wa rehema. Ico ni icambere. Ile ni ya kwanza. Muhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi. Mwambare umutima w'imbabazi. Twambare umutima w'imbabazi. Kuko Imana yatugiriye imbabazi kugira ngo tudapfa. Natwe tugire umutima w'imbabazi kugira ngo duse n'Imana. Ntabwo wagira umutima usa n'uw'inyamaswa uzavuga ngo uri umwe n'Imana. Imana ibyara abana b'Imana, ntabwo Imana ibyara inyamaswa. Imana ni umugiraneza, ibyara abagiraneza, ibyara ubwoko bwayo, ntabwo ibyara abana b'inyamaswa. Niyo mpamvu Yohana yavuze ati mbese mw'abana b'incira mwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya ugiye gutera? Koko bari abana b'inzoka? Byatewe n'iki? Ibyo yababonaga barimo nibyo byabise izina. Ibyo umwana wawe azakubonamo nibyo bizamwereka ko data yakijijwe. Ibyo azabona nyoko arimo nibyo bizereka umwana ngo mama yarakijijwe. Ntabwo agakiza bazakakubona kugira uri kugenda uri kuririmba ngo narakijijwe. Imirimo yawe uzakora, ibikorwa byawe niyo ndirimbo izagenda iri kuririmba. Ntabwo uzaririmbirwa yuko uri umufurere cyangwa uri umusore. Matendo yako niyo ushuhuda wako. Tuko tumeze mu muzarire nasema kupenda thamani kazi ya ukombozi. Umurimo w'ubucunguzi kuhesha agaciro ni ugutwara ubugwaneza mu mutima ukagira imbabazi. Imbabazi ntabwo uzazigirira abakire gusa, imbabazi ntabwo uzazigirira abakomeye, imbabazi uzazigirira uwo ari we wese. Ntabwo imbabazi bazigirira umugabo, ntabwo bazigirira uwubashywe, ahubwo n'usuzuguritse nawe agirirwa imbabazi. Mutware umutima w'imbabazi, dutware umutima w'imbabazi, kuko igihe cyacu cyo kuzamurwa kiregereje. Abazaja mu izamurwa ni bande? Ni abafite umutima w'imbabazi, ni abafite umutima w'urukundo. Kubera yuko uwicaye mu ijuru ni umwami witwa Rukundo. Reba arasiga icyubahiro cye akagisiga mu ijuru, akamanuka akaja mu mashamba, akaja mu bihodomanga, akaja mu bakene, akaja mu birabura, ariko uja gushaka njyewe wari udafite umumaro. Agezeyo nanjye ambwira ijwi ryumvishije nanjye naryitaba. Uwo murimo yakoze kwari ukugira ngo njye nawe duhabwe ubucunguzi. Hari icyagombaga gupfa, uwo yari njyewe nawe, ariko umwami wacu apfa muri icyo kintu. Iyo Mana yabikoze icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa nambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana no kwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha kuko umuntu wese kama vile kila mtu agize icyapa n'undi akikora kitu na vile kuko umwami wacu kama vile mfano yababariye ibicumuro byacu wasamehe ninyi abariko namwe hivyo nanyi mubabarirana musameheyana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose zaidi haya yote mwambare urukundo, jivikeni upendo. Ikigeretse kuri ibyo byose zaidi ya hayo yote kuko umwami wacu yatubabariye kwa Mungu tusamehe natwe bariko tubabarira abandi. Tusameheyane. Ikigeretse kuri ibyo zaidi ya hayo yote kwambara umutima w'urukundo, jivikeni kuko umuntu udafite urukundo kama una upendo nawe yaririmba ijuru, akaririmba mu gitondo, akaririmba nimugoroba, akaririmba ijoro n'amanywa, nta rukundo afite. Kurahiye nkomeje ugiye kuzagera mu ijuru udafite urukundo, Imana yazaje kwihana ku baturage b'i Sodomo n'i Gomora.
ikigeretse kuri ibyo byose, zaidi hayo yote, mwambare urukundo, jivikeni upendo, kuko ari rwo kwa kuwa urunga wo gutungana rwose, ndio mukaba wa kuwa haki yote. Igikurikiyeho ya kufuata, guhesha agaciro umurimo w'ubucungu, patia damani kazi ya kufuata, mureke amahoro ya Kristo acha amani ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, tawale ndani ya nyoyo, guhesha agaciro umurimo w'ubucungu, patia damani kazi ya kufuata, kureka amahoro Yesu Kristo yaduhaye akaba yatubera umuyobozi. Yesu Kristo ni we mahoro yacu, tutamufite nta mahoro dufite. Uzabyitegereza umunsi umwe, uzaryama, uzabyuka warakaye, utatonganye n'umwana wawe, utatonganye n'umugore wawe, utatonganye n'umugabo wawe, uzaba wabaye iki? utakuwa unafia nini? Nuko nta mahoro ufite, kwa kuwa hauna amani. we kuvuga ngo ashari yakubujije amahoro, we kuvuga ngo ashari yakubujije amahoro, wewe wicaye ubwawe, ashari yakubuza amahoro ate? Ko wari uryamye uri wenyine mu cyumba cyawe, ukaba wabyita nta mahoro ufite. Ejana yakubujije ati, ahubwo saba Imana ngo, Mana ndakwinginze, keneye ko amahoro yawe atwarira mu mutima wawe, reka amahoro ya Kristo atubere umutware, nuko uzamenya agaciro ka wa wundi wapfiriye Golgotha kari muri wowe. Niwemera amahoro ye akubera umuyobozi, ntazabuza, Imana izareba muri wowe, izabonamo ufite gushaka Imana. Kama unakutafuta Mungu, bene data mushiki wanjye, ndugu na dada, reka amahoro ya Kristo atwarire mu mutima wawe, hesha agaciro umurimo w'ubucungu Yesu yagiye ku musaraba kugira ngo rwa rwandiko rwaturegaga rukurweho. Yesu Kristo aduha amahoro, uwo Yesu Kristo waduhaye amahoro, yewe ndamuhambirije ndamuhaye amasaha, ndamunambaho ibigeragezo nibiza nibanduka ndamunambaho kubera amahoro yampaye yagabiye urwandiko ndarega ibyaha byanje, nanjye ndababarirwa. Nubwo yararutanguye, n'urwanyu yararutanguye, urwandiko rwaturegaga yararupase ku musaraba kugira ngo tugire amahoro. Mureke ayo mahoro rero atwarire mu mitima yanyu, abateranye mwese abiture mu mitima yanyu. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishima, mujye muhora mumushima kubw'ibyo yadukoreye, twe guhorana umugayo, twe kwitangira itama, kandi papa yaraduhaye amahoro. Mureke amahoro atwarire mu mitima yacu, kandi tumushimire ibyo yakoze, tumushimire n'ibyo azakora, kubera ko adufiteho umugambi. kwa yeye atashabaha kwetu, ahora atekereza, anaendelea kutuwazia ku byo yavuze, yale alitenda, ahora avuga anaendelea ku kusema byo yatekereje. yale aliwazia. Ibyo byose Yote kugira ngo ubugingo bwacu kusudi uhai wetu bubone kubaho. upate kuishi. Niyo mpamvu atwereza abakozi, Ndio maana tumania watumishi bakatuburira wanatu kugira ngo natwe kusudi nasi duhinduke. tubadilike. Muhore mushima. Muendelee kushukuru. Igikurikiyeho kiri kuri 16. Na ufuate kiko mstari wa 16. Ijambo rya Kristo Neno la Kristo ribe muri mwe rigwiriye, liishi ndani yenu na najaa, rifite ubwenge bwose. yuko na hekima yote. Ijambo rya Kristo Neno la Kristo ribatere kujijuka. wapatie. Ijambo rya Kristo ridutere kuva mu bujiji, Tupatie kutoka ndani ya ujinga. hateye kugira uza kukwigisha ibintu. Reka ijambo rya Kristo ariryo rikujijura. Igishwa n'ijambo, Fundishwa na neno. ntabwo dusaba yakwigisha, ntabwo Gakuru yakwigisha, ntabwo Didasi yakwigisha, ntabwo Jeremy yakwigisha, ahubwo reka ijambo ry'Imana rikubere umwarimu, rikuburira nawe mbonye umwarimu wa hafi. Umwarimu wa hafi ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo mureke ritubere Neno umuyobozi. wacho tulikuwa mwongozi. Ese murabyemera? Kweli mnakubali? Kandi ngo ribe muri mwe Ndio kwa ndani yenu. rigwiriye, rifite ubwenge Liko na hekima bwose, yote. mwigishanye
mufundishanye, muhugurane, muonyane, mwigishanye, mufundishanye, muhugurane, muonyane, muri Zaburi, ndani ya Zaburi, n'ibihimbano, na nyimbo za tenzi, muri Zaburi. ndani ya Zaburi. Bahadusomera Walitusomea mu ntangiriro y'amateraniro, mwanzo wa mkutano. hahandi hari kuvuga ngo Pale kwenye kunasema eti ni ku murongo ku bice 20:122 mwanzo mstari sura ya 20 kugira ngo naho 122 duhugurana muri Zaburi, tuonyane ndani ya Zaburi. ngo nashimiye ubwoko bw'abatuye mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Rukumva aya ni amagambo, Unasikieni maneno ari kutubwira ngo anatuambia eti ibirenge byacu miguu yetu giye gucogora kuza imbere y'Uwiteka, bije bihora mu marembo, bihora mu marembo y'Uwiteka. Ibirenge byacu bihora byifuza kuja gushaka Imana. Ibirenge byacu tubikure ku nyungu zindi, ahubwo tubishakisha Uwiteka. Mureke amahoro ya Kristo, muache amani ya Kristo atwarire mu mitima yacu, tawale ndani ya mioyo yetu, ngo duhugurane, tuonyane muri Zaburi ndani ya Zaburi n'indirimbo. na nyimbo. Ntacyo Imana yatwima, Hakuna kimwe tuimba, guhesha agaciro umurimo w'ubucungu. patia damani kazi ya ukombozi. Muhugurane muri Zaburi Muonyane ndani ya Zaburi n'indirimbo na nyimbo, n'ibihimbano by'umwuka. nyimbo za tenzi za Roho. Imana yacu yabicubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Muri Zaburi n'indirimbo Zaburi na nyimbo za tenzi za Roho, n'ibihimbano by'umwuka, tenzi za Roho, muririmbirana, mukimbiana, nukuririmbira hamwe. ni kuimbia pamoja. Imana ishimwe mu mitima yacu, Wewe ndani ya mioyo yetu. dushimira Imana Shukuru Mungu. uko bukeye nuko bwije Vile unakuja na mu mitima yanyu, ndani ya mioyo yenu. kandi icyo muzavuga cyose Na kile mtasema chochote, n'icyo muzakora, kile mtafanya, n'ibyo muzakora byose yote mtatenda. mubikore Muvitende mu izina, ndani ya jina. mubikore Muvitende. mubikora Mukivitenda mu izina ndani ya jina rya Yesu Kristo. la Mungu Baba, Mu izina ry'Umwami Yesu. ndani ya jina la Yesu Kristo. Kandi ngo mugerekeho kuvuga ngo Tena zaidi ya hii, mushima Imana Data wa twese Baba wa sote, kubw'uwo juu ya imirimo yacu yose, kazi zetu duhesha zote, agaciro umurimo w'ubucunguzi. kupatia Icyo tuzakora cyose tujye tugikora tugishimira Imana kuko ikidushoboje. Nubona wageze mu materaniro bamubwira Imana uti Senyeri urakoze, kuko ntabwo narinda byishoboza, ariko kubera yuko wamfashije nanjye ngeze mu ihema ryawe. Guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi nk'uko twababwiye. kama vile tuliwaambia, Ntabwo dufite byinshi, hatuna mengi, ariko Imana idufashe Mungu atusaidie, dusome byinshi ariko tuvuge bikeya, ariko birafasha imitima yacu. itasaidia Nk'uko twababwiye, kama ntabwo twaje kubwiriza umuntu ngo tutabonye, ntabwo aho twabonye ibyo, ahubwo ijambo ry'Imana neno la Mungu niryo ritubwira natwe tugahinduka. Ijambo ry'Imana nirikubwira uyu munsi, mbese witeguye guhinduka. uko tayari kubadilika. Nyumva ijambo ry'Uwiteka, Sikia neno la Mungu, winangire umutima. usifanye moyo wako mgumu. Nyumva ijambo ry'Uwiteka, Sikia neno la Mungu, we kwinangira umutima, usifanye moyo mgumu. ahubwo umutima wawe woroshe, Moyo wako bwira Imana uti mwambie Mungu eti kuko umburiye wakuna ni arifu, mvuye mu gitabo cy'abo kurimbuka, unatoka ndani ya kitabu cha ahubwo kuangalia, ngiye mu gitabo cy'abana b'Imana. Nanjye ndaburiwe, uyu muburo ni uwo kunkiza umujinya ugiye gutera, ni uwo kunkiza wa muriro. kuinokole moto, Nawe uhindukirire na wewe uve mu byo wari urimo, kugira ngo nayo Imana ikubareho gukiranuka. Mungu akuhesabie haki. Kandi ijambo rigira riti Mungu anasema hivi, guhesha agaciro umurimo kisha w'ubucunguzi. zamani kazi ya Guhesha kuongoza. agaciro umurimo w'ubucunguzi, Kisha zamani kureka amahoro ya Kristo akaba ariyo atwarira mu mitima yacu, anaongoza ndani ya ibindi byose Kristo yote ukabireba nk'ubusa. tunaangalia kama bure. Murabyemeye? Kweli mnalikubali? Abatesalonike ba mbere Wathesalonike wa kwanza ibice ni 5. sura ya 5. Garagu Imana Eugene niba yahabonye yasoma. Jeni kama nipata anaweza kasoma.
Abatesalonike ba mbere Tesalonike wa kwanza ibice ni 5 sura 5 duhereye ku murongo wa 12 kuanzia mstari wa 12. turamubwira hari uhagarariye Tumwambia kwa itasimamia arangurura apaze sauti kuganira ngo guhesha agaciro umurimo w'ubucuruzi. Nazungumuza eti kupatisha thamani kazi ya ukombozi. Ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite kubakorera muri mwe. Ariko bene data, Lakini wandugu, hano hari bene data, hapa kuna wandugu, hari bene data, hapa kuna wandugu. uyu ni Paulo wanditse aya Ni magambo, Paulo aliandika ntabwo ari Gerard, Sio Gerard. yagandikiye Abitesalonike, aliandikia Watesalonike, ariko ari kubwirwa twebwe lakini abikendaki. anaambia watakatifu wa Twemeye kuyumva. Wewe mnakubali kuyasikia. Ubu ni twebwe urwandiko rwandikiwe. Sasa ni hii nyaraka ni yetu. Hii barua ni yetu. Ariko bene data, Lakini wandugu, Ariko bene data turabingingira kugira ngo mwite kubakorera muri mwe. mwite kubakorera muri mwe, mshughulikie kwa wale wanatumikia ndani yenu. Babategekera mu mwami wacu babahana. babategekera mu mwami wacu kandi babaha, Wakiwaamuru ndani ya mfalme tena wakiwaadhibu. Mububahe cyane mu rukundo kubw'umurimo wabo. mubahe cyane mu rukundo kubw'uwo murimo wabo, Muwatii sana kwa upendo juu ya ile kazi yao. Mugirirane amahoro. kandi mugirirane amahoro hamwe na Tena mfanyane amani ndani yao. uzaba uri hano Ukikuwa mahali naba hapa uzaba uri hose, wao kuitakuwa mahali uko haba popote muri Kamana ndani ya kazi. uzabona weho na manager wawe mudafite Wewe umutekano, jamaa wenu hauna uzamenye ko uri hafi yo gusubira iwawe, uzamenye ko akazi kawe ugiye gukanga. Nubona wawe na manager nawe kuvuga ngo we na manager wanje Hao ule muongozi waba wao ari gukorera umushahara, ariko ari kumwonora kugira ngo gahunda y'umurimo idapfa, ukaba kumwubahiriza, ukaba kumukunda, kumpenda, bizaba bigoye kugira ngo itakuwa uwo murimo mnachosha uzawukore neza. ile kazi itumike vizuri. Ntakubeshe, Sikudanganyi, ndije ukuri ko uwo murimo uzaba nakwambia wajyanye kweli, kuranira. ile kazi itakuwa inaanza kushinda. Kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda. kandi turabahugura bene data ni Paul, Tena tunaonya wewe ndugu, muhugure abica gahunda. muonye wale wanaye wao. Nta muntu n'umwe uzica gahunda Kuna mtu tao mmoja ataoa utaratibu. ngo tureke kumuhugura. Waache kumuonya. Ikintu kugira ngo tugukubite, Baya ni kuacha ikintu tukupige. kugira ngo tugukorane bitariho, ariko wibesha wese uzakora ikosa iryo ari ryo ryose Fanya kosa kile yote. mbere y'uko hagira igikorwa Mbele kukuwa kitu cha kutenda. ni igihuguru. Ni kumuonya. Wenda uzacumbira mu jambo, Utasikia ndani ya neno. wenda uzacumbira kuri mwene data, Utasikia ndani ya ndugu. kuko igihe Dawudi yacumuye Kwa wakati Daudi yari azi ko bitamenyekanye, aliwaza kama ariko Uwiteka yatumye Natani. Natani aragenda buhoro buhoro agera ku mwami Dawudi, amuhereza igihugurwa kandi amuha igihugurwa cy'ubwenge, ariko bakamubwira ngo Dawudi yamenye ibyabaye, amenya ko byamenyekanye, amenya ko Imana yabimenye. Reka mubwire mwene data nawe uri hano, igihugurwa nikikugeraho uziramenya ko ibyawe byamenyekanye, nuko mu materaniro uyapande hakiri kare, nutabyihana ni ukumenya ngo uri gusuzugura ijambo. kama unasahau neno. Mucahe mwene data wica gahunda, Zipo ndugu naye huwa taratibu. baravuze ngo tumwice, Wanasema tumuue. ni ukumucaha Mwasibu. wishe gahunda. Anaua utaratibu. Nanjye nshobora kwica gahunda hano, kandi buriya namwe yaduhaye mu rugero, nishe gahunda zibabwiriza amasaha atatu, Utaratibu na wahubiri masaa 3. hano wabona banyandikiye Hapo ndio naramanisha gahunda, ariko mwene data wica gahunda lakini ndugu akiwa mumunye. mumuhugure. Komeza mukozi. Endelea mtumishi. Mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye. Mukomeze abanyantege nke, Mshike nguvu. kandi n'abateneburitse abacogoye Wanakata tamaa. bari kubigiranamo buhoro. Mubwire ngo frere komera, turi hafi gusoza urugendo, wicika intege, haguruka tugende, humura, urugendo turi hafi kurusoza. Ibi bigiye kuduca intege, bigiye kudusubiza inyuma, ahubwo tuhavanze, turi hafi gusoza urugendo. Bene data bikubirinda ngo ne gucika intege, duheshe umurimo w'ucunguza agaciro, kuko turi hafi gusoza urugendo. Ababyemeye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
turakomeza. Endelea. mwihanganire bose, Mwihanganire bose. Subiyane kwa wote. murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye. Mwihanganire bose Subiri wote. kandi mube maso, Mkuwe macho. hatagira umuntu witura undi inabi yamugiriye. Kufanyia. ngo dusabe yaranyenesheje. Shabe kabisa. Ubu nanjye zanjye ngiye kuzahura, ngiye kuzahura mu bigori bye nawe kugira ngo arebe. Ntimukiture umuntu uwo ari we wese inabi yabagiriye. Vibaya kufanyia. Abacaga umugani bavuga ngo wiganye ikibi yaba kibuze. Wenye wanatenda wenye wanakata hadithi wanasema Yesu we yaravuze vibaya ngo, anakimbia. Yesu we aravuze ngo Yesu anasema hivi. mu rwandiko rwa Pawulo, Barua ya ngo Paulo. ntimukwiture umuntu inabi yabagiriye. Usishiripie kisasi mtu mabaya kufanyia. Bikurikiyeho Anayofuata. ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka, buri gihe cyose. Kila saa yote au siku yote. Bene data, Ndugu. bashiki banje, Wadada. muje mukurikiza icyiza Unafuata iteka mema milele. mu bibaho byose. Naishi vyote. Waragenzuye Chunguza. kuva wagera muri Amerika, kuva wagera muri mesaje, waragenzuye usanga nta cyiza na kimwe leta muri zo yaba yaragukoreye. Mukurikize icyiza iteka. Bya bindi byo kubatanya tupa mbari, ushikira ibyiza aba ari byo ureba, naho ibi byose terera ku ruhande, kuko ibyawe nawe ubwawe Imana yarabifashe ibyikorera ku musaraba, iremera ibiterera mu nyanja yo kwibagirwa kugira ngo uzabone ubugingo. Kurikiza icyiza iteka. Komeza. mubyo mugirirana no mubyo mugirira abandi bose, Ubyo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose. Mnatenda hivi, mnatendea watu wengine wote. mwishime iteka, musenge ubudasiba, kandi mugire ibyishimo iminsi yose, Furahi siku zote. kandi mu mibereho yanyu Ndani ya maisha yenu musenge iminsi yose. Ntimugacogore gusenga, kuko amasengesho ni indwara itsinda abadayimoni. Musenge ubudasiba. Bene data, musenge ubudasiba. Bashiki banje, musenge ubudasiba. Muze dusenge ubudasiba, dukurikize icyiza iteka. fuatilie mema. Murabyemeye? Nakubali. Imana ibibahe mu izina rya Yesu Kristo. mu bibaho byose muhore mushima, Mu bibaho byose muhore Yale mushima, yanayoishi muendelee kushukuru. kuko ari byo Imana ibashakaho kuko ari byo Imana ibashaka Kwa ni vile Mungu anataka kwenu muri Kristo Yesu. muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka w'Imana, Mwe kuzazimya umwuka w'Imana, Msiche muka kandi musizime roho ya Mungu. kandi ntimugahinyure ibihanurwa, ntimugahinyire ibihanuro, Tena msikazarau yale yanayotabiriwa. ahubwo mugerageze byose, mugerageze byose, Mujaribu vyote. mugundire ibyiza, Mushike vizuri. mwirinde mwirinde ibyiza, mwirinde igisa n'ikibi cyose, mwirinde igisa n'ikibi cyose. Mujihadhari kinayofanana na kibaya chochote. Imana y'amahoro ibeze rwose, Imana y'amahoro, Mungu wa amani. Imana ni inyamahoro. Mungu ni mwenye amani. Guhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi, Amani, kazi ya ukombozi. ubanza wasobanukirwa, umenye ko Imana ari Imana y'amahoro. Imana yacu ntabwo ari Imana y'umuvurungano, Imana yacu ntabwo ari Imana y'ibibi, Imana yacu ni Imana y'amahoro. Niyo mpamvu ivuga iti, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryacu ugakingura, nzinjira dusangire. Irongera iravuga iti, nikoreze ibibazo byawe byose, Zako zote ndakubera akaruhuro. itakuwa kupumzisha. Mu bibaho byose Mwili nayoishi yote muhore mushima. muendelee kushukuru. Komeza. Endelea. Imana y'amahoro ibeze rwose, Imana y'amahoro ibeze, Mungu wa amani izabeza ryari, atawatakasa. izabeza ryari. Imana y'amahoro izabeza ryari. Ari uko ukeneye amahoro yayo gature mu mutima wawe, ari uko ukeneye gukora ibyiza nawe ujye bitura mu mutima wawe. Imana y'amahoro izabana nawe kandi izakweza. Atakutakasa. Komeza. Endelea. kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu Kandi
mwebwe ubwanyu nyinyi binafsi ni mwebwe ubwanyu nyinyi ni binafsi mwebwe ubwanyu ni mwebwe ubwanyu umwuka wacu twahawe n'Imana mbona Mungu niwe utuma duhumeka yeye ndaje niwe utuma tubaho tunaishi. mwari muzi ko umuntu yambaye umubiri Unajua kama mtu anavara mwili ntabwo umubiri wambaye umuntu mwili haivai mtu. uyu mubone mu mubiri w'umuntu Unaona ni mwili wa mtu. umuntu ari muri mubiri iyi ni ikoti ni ryo mubiri uyu ni umubiri w'umuntu niyo mpamvu umuntu yapfuye bahamba umubiri umuntu akasubira iyo yahoze ntabwo umuntu n'umubiri bajana iyo umuntu apfuye umubiri urahambwa umuntu ugasubira iwabo umuntu asubira iwabo iyo yahoze umuntu nto yagukandagira mtu hawezi kufunyaga gukandagira mu mubiri kufunyaga ni mwili umuntu nto yagusitaza hawezi kukwazisha ugusitaza mu mubiri kukwazisha ni mwili. sinzi niba muri kubyumva Sijui kama unavisikia uyu ni umubiri w'umuntu ntabwo ari umuntu w'umubiri umubiri ni wo w'umuntu umuntu yambaye umubiri mtu anavara mwili kugira ngo uyu ni umubiri w'umuntu umuntu ari mu mubiri rero iyo ukandagiye n'umuntu kufunyaga na mtu waba waguye unakuwa wewe ahubwo usitazwa n'umubiri unakwazishwa umubiri ni wo ugusitazwa naho umuntu niwe wambaye umubiri mtu ndiye anavaa iyo umuntu apfuye tubisubiremo umubiri urahambwa umuntu agasubira iwabo iyo yahoze mwabyumvise unavisikia uyu ni umuntu wambitse amazi barivika maji damu n'ingingo nyinshi ni viungo vingi nibyo bigize umuntu ndio vinaomba mtu kugira ngo abone uko ahagarara kusudi ariko iyo umubiri uhambwe lakini mwili kisipo ntabwo ujanwa n'umuntu hawezi umuntu asubira iwabo umubiri nawe ugahambwa mwili unazikwa. ndikumva mwabyumvise Nasikia mnavisikia. Endelea. n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe Amen. bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. n'umubiri birarindwe kugira ngo bitazabaho umugayo kugeza igihe umwami wacu azaza. Fika wakati Mungu atarudia. Mwemeye kurindwa, Mnakubali kuchungwa. murindwe kugeza ku iherezo. Chungwe hadi mwisho. Mushaka amahoro, Tafuta amani. mureke amahoro ya Kristo Acha amani ya Kristo atwarire mu mitima yanyu. wale ndani ya mioyo. Amahoro ya Kristo natwara mu mitima yanyu ndani ya moyo wenu. kugeza ku munsi Fika wa arevema. siku ya kuja kulipa. Nakubwiza ukuri, Nakwambia ukweli. nuzaba ufite amahoro ya Kristo ariyo akuyobora, Na amani ya Kristo iko. ukaba ufite urukundo muri wowe, ukaba ufite kugwa neza muri wowe, ukaba ufite gutungana muri wowe, nta kabuza arevema ntabwo uzayirata. Bila shaka kuja kuliwa. Niyo wari utabifite Kama unavyo ubisaba Imana kugira ngo arevema niba ni mugoroba utayirata, niba ejo mu gitondo utayirata, kuko twabwiwe n'ibyanditswe yuko aho babiri bazaba baryamye umwe azagenda udasigara, aho babiri bazaba bari mu murima umwe azagenda udasigara, aho babiri bazaba basya ku rusyo rumwe umwe azagenda udasigara. Ikibazo ni iki? Swali ni hili. Ni wewe ni njyewe. Ni wewe au ni wewe uzagenda ni njyewe uzagenda. Ni wewe uzasigara ni njyewe uzasigara. Ubugingo bwacu, maisha yetu bashoje ulimaliza. Ibahamagara niyo kwizerwa. Yabahamagaye niri kuduhamagarana n'uyu munsi, ibyo byo turimo tubivemo. Iduhamagara niyo kwizerwa. Ese murabyemeye? Imana y'amahoro iduhamagara niyo kwizerwa. No kubikora izabikora. Iyo Mana mwifurije ko muyizera, iyo Mana mwifurije ko mugendera mu byo yategetse, muhesha agaciro k'ibyo Imana yakoze igorogota, muhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi. Yabahamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ijambo nabaganirizaga ririmo muhesha agaciro umurimo w'ubucunguzi, wuzure umutima w'imbabazi, wuzure urukundo, mubabarirane, dukiture umuntu nabi yakugiriye, ahubwo mwiture kumugirira neza, mukurikize icyiza iteka ryose. Yabahamagaye niyo kwizerwa, no kubikora
tuzabikora aho muririrwa mwirirwane n'uwiteka